Red Blue JD. Indi hahindutse ibyatsi bibisi. Gusa rero mu buzima bwacu bigasa nkaho atari ubwacu twabigizemo uruhare 100%, ahubwo bigashoboka ko hari izindi mbaraga ziba zibiri inyuma. Ni icyumweru mateka y'isi, icyumweru mateka yanjye nawe uri kumwe na Kubwimana Vedaste. Ikaze. Ibintu bikuru byagiye biranga iki cyumweru mateka y'isi tuhere ku itariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 1947 ubwo igihugu cy'Ubuhinde cyabonye ubwigenge bwacyo kibohora ingoyi ya gikoloni y'ubwami bw'Ubwongereza. Ubuhinde bwahise bujya mu muryango w'ibihugu byakolonijwe n'Abongereza uzwi nka Commonwealth of Nations. Ku itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1965 itsinda ry'abaririmbyi bo mu njyana ya rock rizwi cyane nka The Beatles bacurangiye kandi baririmbira imbaga y'abafana igera ku bihumbi 60 bari ku kibuga cya Shea Stadium muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Iki gikorwa cyabaye imvano yo kuririmbira ku bibuga by'abahanzi ba rock ibi bizwi nka Stadium Rock. Don't Let Me Down nimwe mu ndirimbo z'itsinda rya The Beatles. Ku itariki ya 16 Kanama mu mwaka wa 1941 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Taylor yanze ishyirwaho ry'inoti yari igamije gukoreshwa muri banki ya kabiri y'igihugu. Ibi byarakaje bikomeye abaho cyo mu ishyaka rya Wing Party bakora imyigaragambyo ikomeye imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu White House muri cyongereza ibizwi nka Maison Blanche muri rw'igifaransa. Ku itariki ya 16 Kanama mu mwaka wa 1958 Perezida James Buchanan yatangije ikoreshwa ry'umugozi mushya mwitumanaho urenga inyanja ya Atlantique, Transatlantic Telegraph Cable. Yari riteye imbere muri ibyo bihe. Perezida Buchanan yatangiye ikoreshwa ry'iyi gahunda arimo asuhuzanya n'umwamikazi w'Ubwongereza Victoria, uretse ko ikoranabuhanga barikoresheje mu byumweru bike. Ku itariki nk'iyi kandi umwaka wa 1960 Joseph Kitinga wagenderaga mu mutaka wo mu gihugu cya Mexique yasimbutse ahantu harehare cyane hareshya na metero zikabaka 30,000. Aka kabagaye ko gusimbuka ahantu harehare mu mateka y'isi byabaye nk'igitangaza gusimbuka ahantu nkaha nta ndege ikoreshejwe. Ku itariki ya 17 Kanama mu mwaka wa 1998 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton yemeye igikorwa cy'urukozasoni yagize mu gukorana imibonano mpuzabitsina n'umukozi wakoraga mu bunyamabanga bw'ibiro bya Perezida White House. Uyu mugore baryamanye yitwa Monica Lewinsky, yari afite imyaka 22 y'amavuko. Uyu munsi kandi yemereye ku mugaragaro ko yarabeshye rubanda ku bijyanye n'urukundo rw'ibanga yari afitanye n'uyu mukobwa. Ku itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1989 umutingito ukomeye wari ku gipimo cya 7.4 ugendeye ku ngero za Richter wibasiye agace ka Izmit muri Turukiya. Uyu mutingito wahitanye abantu bagera ku 17,000 ukomeretsa abandi barenga 44,000. Ku itariki ya 18 Kanama mu mwaka wa 1941 Adolf Hitler wamamaye cyane kubera gutegura no gushyira mu bikorwa genocide yakorewe abayahudi yahagaritse by'agateganyo uburyo abanazi bicagamo abantu bakoresheje ibikorwa byo kwa muganga. Uburyo bwitwaga T4 Euthanasia Program bwahinduraga imitekerereze y'abantu ndetse bukabatera ubumuga mu mitwe. Akaba yarabihagaritse bitewe n'imyigaragambyo yari imaze gufata indi ntera ikomeye. Ku itariki nk'iyi kandi umwaka wa 1977 Stevie Biko uzwi cyane kubera ko yarwanije ivangura rishingiye ku ruhu ryari ryaregaruriye mu gihugu cya Afurika y'Epfo yataye muri yombi na polisi y'iki gihugu imufatiye mu mujyi wa King William umujyi uherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu musore wari ukuriye abanyeshuri mu rugamba rwo kurwanya ivangura rishingiye ku ruhu yaje kwitaba Imana mu gihe gito bitewe n'ibikomere bamuremye ubwo bari bagiye kumuta muri yombi. Ku itariki ya 19 Kanama mwaka wa 2003 umutwe wa Hamas wakoreye igitero cy'ubwiyahuzi ukoresheje imodoka yuzuye ibisasu kibasira umujyi wa Yerusalemu gihitana abantu 23 b'Abanya-Isiraheli. Ku itariki ya 20 Kanama mu mwaka wa 1991 hasenyutse icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uwo munsi abantu barenga 100,000 bahuriye imbere y'ingoro y'inteko nshinga amategeko bigaragambye basaba kwegura kwa Mikhail Gorbachev. Ku itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1977 muri Algeria haba ubwishanyi bwiswe Sohani Massacre. Ubwishanyi bwaguyemo abantu 60 abandi 15 barakomereka. Kuri itariki kandi mwaka wa 2002 itsinda ry'Abanya-Iraq barwanya ubutegetsi bwa Saddam Hussein bigaruye ambasade ya Iraq mu Budage mu mujyi wa Berlin. Bamaze igihe kigera ku masaha 5 babigenzura nyuma basubiza ibyo bari bafatiriye byose. Tariki ya 15 Kanama buri mwaka Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya nyina wa Yezu. Uyu munsi uzwi nka Assumption usanga ibihumbi n'ibihumbi biturutse impande zose z'isi bizihije uyu munsi ku butaka butagatifu bwa Kibeho
mu karere ka Nyaruguru majyepfo y'u Rwanda, aho hagiye hagera n'ibihangange ku isi ariko bamwe ntibabimenye ku mpamvu z'uko batigaragaje, aho bivuga ko nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru Sergio Kunagwero ukomoka mu gihugu cya Argentine kuri bakaba akina ikipe ya Manchester City yo mu Bwongereza, yaba yarageze ku butaka butagatifu bw'Ikibeho ariko akaza guhita yisubira mu Bwongereza. Kibeho ni umujyi muto uherereye mu karere ka Nyaruguru majyepfo y'u Rwanda. Ni ahantu hamenyekanye cyane igihe habaga amabonekerwa mu mwaka w'1981, hakaba ari naho hari ishusho yahize ku rwego rwa Afurika ifite icyicaro aho Ikibeho. Niyo shusho ku isi ifite uburebure bwa metero 6, ipima ibiro 950. Iyi shusho igaragara ahantu hatandatu ku isi kuko buri mugabane w'isi ufite ishusho imwe nk'iyo. Umugabane wa Afurika rero ishusho wagennye iri ku musozi wa Nyarushishi uherereye mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Icyakora muri Bibiliya ntagatifu no mu bindi byanditswe ntagaragara igihe nyacyo Bikira Mariya yaba yaragiriye mu ijuru. Gusa ikiriho nuko ngo yapfuye ariko Imana ikanga akaheranwa n'urupfu nikamujyana mu ijuru, nk'uko radiyo Vatikani inyuzwa mu makuru y'umwihariko kuri Kiliziya Gatolika ibivuga. Ku rubuga rwa murandasi rw'iyo radiyo handitse ngo Kiliziya Gatolika yizera ko Bikira Mariya apfa yajyanwe mu ijuru hamwe n'umubiri we na roho bye, yagizwe n'Imana umwamikazi w'ijuru n'isi. Ibi kandi bikane no mu ndanga kwemera za Kiliziya Gatolika. Hagati aho ibitabo bibiri byo mu isezerano rya kera birimo icy'umuhanuzi Enoke n'icy'umuhanuzi Eliya bishyigikira ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Radiyo Vatikani ivuga ko amateka y'uyu munsi yatangiye kubakwa hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 6. Gusa ngo icyo gihe wizihizwaga cyane n'idini rya Orthodoxe, harimo ko baba barawitaga umunsi wo kwibuka Bikira Mariya, umunsi wo kwibuka gupfa kwa Bikira Mariya n'andi. Inyito ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya nk'uko biri ubu yatangiye gukoreshwa ku itariki ya 15 Kanama nk'umwaka utaragaragazwa wo mu kinyejana cya 13, nyuma yo kwizihizwa mu mpande zitandukanye z'isi n'abizera Imana muri Kiliziya Gatolika. Ku itariki ya mbere Ugushyingo mu mwaka w'1950, Papa Pio wa 12 binyuze mu cy'umuntu yageranye n'itegeko nshinga rya Kiliziya Gatolika Munificentumus Deus nibwo yemeje bidasubirwaho kwijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Hari indanga kwemera y'Abakristo maze ashyigikira ko uyu munsi waba ngaruka mwaka. Tariki ya 28 Ugushyingo mwaka w'1981 mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa ry'Ikibeho habereye ibintu bidasanzwe, ubwo hari mu masaha ya nyuma ya saa 6 abana barangije gufungura ariko bakiri hamwe mu cyumba cy'amafunguro ngo Bikira Mariya yarababonekeye. Gusa mu babonekeye barenga 20 abemeye na Kiliziya Gatolika ni 3: Alphonsine Mumureke, Marie Claire Mukangango na Natali Mukamazimaka ufite imyaka irenga 50. Oya, tubonekeye turi 3 gusa. Jewe nitwa Natali, yabanje kubonekera witwa Alphonsine Mumureke, n'undi witwa Marie Claire Mukangango. Alphonsine Mumureke ubu ngubu aba mu Butaliyani no mu Bikira, aba muri kuva y'Ababikira. Marie Claire yari yarashyingiwe i Kigali ariko muri Jenoside baramwica hamwe n'umugabo we, ubu nyine ntakiriho. Nubwo bimeze bityo ariko uyu Natali Mukamazimaka nubwo yari mu bantu basenga cyane nawe atarabonekerwa ngo yumvaga babonekewe na Bikira Mariya, kuri we kumva ari amayobera kuko nta bimenyetso nibura byamugaragarizaga aho Bikira Mariya yanyuze aje kubasura. Gusa umunsi umwe Natali nawe yari atahiwe arabonekerwa, bimubera ibitangazo bikomeye atigeze abona mu buzima bwe. Natse rero uruhushya mu Bikira sinajya kumeza hamwe n'abandi kuko numvaga ntabishaka. Naje rero mu gitanda nkomeza ishapure, bigeze hashize umwanya muto narayirangiza mbona izuba aho rirengera, haturutse umuntu azansanga ari mwiza cyane, ageze nko muri metero 4 hejuru arahagarara arambwira ati Nataliya mwana wanjye. Nditaba, nahise mbona aho narindi hahindutse ibyatsi bibisi, inzu sinongera kuyibona. Ako kanya mpita mfukama, arambwira ati jya usenga cyane, jya usenga cyane, jya usenga cyane, usabira isi kuko imeze nabi. Mwibaza uwabonekewe na Bikira Mariya uko babonye asa. Uyu Natali wabonekewe na Bikira Mariya abisobanura muri aya magambo: uko teye rero
atandukanye natwe, akaba rero ari mwiza cyane ku buryo ntawe turabona usa nawe ku isi. Afite mbese ni muremure, ubundi aba yambaye igishura cy'ubururu gitwikiriye umutwe kikagera ku birenge, n'ikanzu y'umweru igera ku birenge. Ubu ni umubiri we atari umuzungu, atari umwirabura, atari umuhinde cyangwa se umwarabu, mbese ubona afite ubwiza butambutse ubwacu. Mbese ni mwiza cyane. Anatari Mukamazimaka avuga ko Bikira Mariya yatangiye kumubonekera kuva ku itariki 28 Ugushyingo umwaka w'1981 kugeza ku 28 Ugushyingo umwaka w'1989. Anatari Mukamazimaka kandi avuga ko mu nshuro zose Bikira Mariya nyina wa Jambo yamubonekeye ngo yabahaga ubutumwa busaba abantu guhinduka bakimakaza urukundo, gusa ngo kuba nta cyakozwe kugeza ubwo hakozwe jenoside yakorewe Abatutsi. Abisobanura nk'uburangare no kwirara byabayeho. Rimwe kuri 12 z'ukwa mbere ku munsi wa anniversaire 94 nibwo yambonekeye. Icyo gihe nakondekeye nyine kurumva ni nyuma ni aho ngaho buri wenyine, ntabwo ko yansezeyeho nyine ku mugaragaro, ariko arambwira ngo usenge cyane kuko igihugu cyanyu kigiye kugwa mu ijoro ry'icuraburindi. Hari 94 mu kwa mbere. Uwo munsi yaje afite isura nk'iyo yari afite ku munsi wa Samusina na kabiri, kuvuga yari afite ububabare bwinshi, mbese ubona afite amarira menshi mu maso. Byose twahuye nabyo mu 1994 mu gihe cya jenoside. Urumva byose yabivuze mbere, atugaragariza ko nubwo tugaragara nk'abantu b'intungane, nk'abantu bameze neza, ariko tudafite urukundo. Ubwo niyo mpamvu rero bira byose twahuye nabyo ntabwo abantu babyibutse. Abenshi bari bazirikanye ubutumwa bwa Bikira Mariya, bibutse ko Bikira Mariya tubwiraga ati nta rukundo mwifitemo, ati kuki mwicana. kandi icyo gihe 82 ku buryo bw'amaso y'inyuma ku bantu wabonaga hari amahoro. Ku rundi ruhande Musenyeri Simaragide Mbonyintege umuvugizi wa Kiliziya Gatolika ngo asanga amabonekerwa kenshi abantu barayemeye nyuma yo kubona yuko hari icyo ubuhanuzi bwerekanaga. Burya amabonekerwa nk'ari y'ikibaho, natwe bari muri komisiyo uyumva neza nyuma mu gihe birimo ubuyoborwa n'ivanjiri, ubuyoborwa n'inyigisho za Kiliziya, ariko noneho kuzumva uburemere bw'ubutumwa n'ubuhanuzi bwari burimo, ibyo ni ibintu twabonye nyuma. Ngira ngo nabibyuyize neza mu rwego rwa Kiliziya yabyemeye nyuma ya jenoside, niho yavuze ati ikibeho habereye amabonekero. Mbere ntabwo bari barigeze babyemeza, ariko baravuze ngo noneho abantu bashobora kujyayo gusengerayo, ibyo bakabivuga, ariko bakagarukiraho. Noneho biza kugeza ubwo bavuga ati ibyabereye hariya ni amabonekero. Yamvura bavuze dore yahageze, iyi nanjye igomba kunyagira. Imvura mu mpeshyi se wahekura. Yego ni imvura y'amafaranga ku bakiriya ba Tigo. Kanda akanyenyeri 155 akadirisha, cyangwa uhamagare kuri 155, cyangwa wohereze SMS kuri 155, maze ubona amahirwe yo gutsindira agera kuri 8,000,000 muri tombora ya buri munsi, agera kuri 8,000,000 muri tombora ya buri kwezi, ndetse nagera kuri 20,000,000 ku musozo w'iyi promosiyo. Kurikira TV1 buri munsi guhera saa 1:45 z'umugoroba ukurikirana uko tombora igenda. Guhamagara cyangwa kohereza SMS ni amafaranga 100 gusa. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Nk'ibisanzwe gushidikanya ku kwemera ku buhanuzi runaka nako kwaragaragaye kuri aba ngo ubwo abakobwa babonekerwaga, aho bamwe babajombaguraga inshinge ku mibiri yabo ngo barebe ko bumva, gusa ngo bikaba iby'ubusa. Icyakora Anatari Mukamazimaka avuga ko uko yagaragaraga nyuma yo kubonekerwa akongera akagarura ubuzima, nacyo ngo cyari ikimenyetso cyahamiriza abashidikanya, ariko nayo mbere atarabonekerwa atemeraga cyangwa yiyumvisha uko bigenda.
ubwo rero icyo gihe abanyeshuri barazaga bakaturya inzara, bakadukura mu jisho, bakadukurura ibintu byinshi, no kudukubita birimo. Muri icyo gihe uri kumwe na Bikira Mariya kugira ngo barebe niba umubiri mbese ureyajisa ko uri kumva ububabare. Hari n'igihe bazanaga ibikwasi bakatujomba mu nzara. abakunzi ba Bikira Mariya bagenda biyongera, ariko n'abanyamatsiko bakazamo. Hari iminsi mikuru ihimbazwa ikibeho igafasha bajyaho kugoma mu binezaneza by'isengesho no mu mwuka ubibutsa ibyahabereye kuva ku ntangiriro y'isezerano rishya kubemera Bibiliya, by'umwihariko abemera umubyeyi Bikira Mariya. Ku itariki ya 15 Kanama buri mwaka Kiliziya yizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya Asomusiyo, rikaba agahebuzo cyane mu Rwanda, aho usanga abakristo b'imihanda yose bateraniye ikibeho basenga. Usanga kandi abakristo bagenda batoragura utubuye twaho hantu ndetse n'utwatsi, yemwe bakavoma amazi mu iriba rito rihaba, bakajyana iwabo bavuga ko ikintu cyose kikibeho kiba gifite umugisha. Ibi byose abakristo babiterwa n'ukwemera kuzuye, abandi bakajyaho kubera amatsiko bakaharonka ingabire y'ukwemera. Bitewe n'uko kwemera gutuma bajyayo bava mu modoka bageze nko mu birometero 5 ngo bagere ikibeho, bakagenda n'amaguru ahasigaye. Baba bifuza kugera ku butagatifu batuje, bicishije bugufi kandi basenga. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra yamaze kwemeza ko umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya ari ikiruko nk'uko bigaragara mu iteka rya Perezida wa Repubulika nomero 54 akarongo kaberamye 01 ryo ku 24 Gashyantare 2017 rigena iminsi y'ikiruhuko mu nzego za leta n'izigenga. Itariki ya 15 kandi hizizwa mutagatifu Arnaud de Soissons. Uyu munsi ni umutagatifu ukomeye ku banyamuziki. Ku itariki ya 16 Kanama mu mwaka w'1958 havutse icyamamare cy'umunyamerikakazi mu muziki, mu bwanditsi bw'indirimbo n'ibindi, Madonna. Like a Prayer nimwe mu ndirimbo ze, aho abagira ati ubuzima ni ukwemera k'umuntu ku giti cye, buri wese aba agomba kubutwara we wenyine. Ndumva umpamagara nkahita numva ameze nk'uri iwabo. Iyo uhamagaye izina ryanjye ni nk'usenga ukiri muto, ndapfukamye ndifuza kunyuza hariya n'isaha y'icuku. Ushobora kumva imbaraga zawe nk'umuntu usenga, ukambwira uti nzakugeza hariya. Numvise ijwi ryawe ni nk'umumarayika uri kuririmba, nta mahitamo mfite. Numvise ijwi ryawe mera nk'uri kuguruka, sunga amaso yanjye meze nk'umanutse mu kirere, ijuru nirintabare. Agakomeza itariki ya 19 Kanama mu mwaka w'1947 havutse umunyapolitike William Jefferson Clinton uzwi nka Bill Clinton, perezida wa 42 wa Leta Zunze za Amerika. Uyu yayoboye iki gihugu kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'2001. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 88. Ku itariki ya 20 Kanama mu mwaka w'1941 havutse Slobodan Milošević wabaye perezida wa Serbia na Yugoslavia. Yayoboye Serbia kuva mu mwaka w'1989 kugera mu 1997 ndetse ayobora na Repubulika Yunze Ubumwe ya Yugoslavia, Federal Republic of Yugoslavia, kuva mu mwaka w'1987 kugeza mu 2000. Ninansoreje ibintu bikurukuru byagiye biranga iki cyumweru mateka y'isi. Nifuriza isabukuru nziza y'amavuko ko bazije muri iki cyumweru dusoje no kubizije bazana abatagatifu. Cyari icyumweru mateka y'isi, icyumweru mateka yanjye nawe. Wari kumwe na Kubwimana Vidaste. Red Blue JD. Mweru bike. Ku itariki nk'iyi kandi umwaka w'1963 Joseph Kitinga wagenderaga mu mutaka wo mu gihugu cya Mexique yasimbutse ahantu hari cyane hareshya na metero zikabaka 30,000
aka kabagaye ko gusimbuka ahantu harehare mu mateka y'isi cyabaye nk'igitangaza gusimbuka ahantu nk'aha nta ndege ikoreshejwe ku itariki ya 17 Kanama mu mwaka wa 1998. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton bakora imyigaragambyo ikomeye imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu White House muri rw'icyongereza ibizwi nka Maison Blanche muri rw'igifaransa. Ku itariki ya 16 Kanama mu mwaka wa 1958 Perezida James Buchanan yatangije ikoreshwa ry'umugozi mushya mu itumanaho urenga inyanja ya Atlantique, Transatlantic Telegraph Cable yari riteye imbere muri ibyo bihe. Perezida Buchanan yatangiye ikoreshwa ry'iyi gahunda arimo asuhuzanya n'umwamikazi w'Ubwongereza Victoria. Uretse ko iri koranabuhanga barikoresheje mu byo ugera ku bihumbi 60 bari ku kibuga cya Shea Stadium muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Iki gikorwa cyabaye imvano yo kuririmbira ku bibuga by'abahanzi ba rock ibizwi nka Stadium Rock, Don't Let Me Down, nimwe mu ndirimbo z'itsinda rya The Beatles. Ku itariki ya 16 Kanama mu mwaka wa 1941 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Taylor yanze ishyirwaho ry'inoti yari igamije gukoreshwa muri banki ya kabiri y'igihugu. Ibi byarakaje bikomeye abaho cyo mu ishyaka rya Wing Party. Red Blue JD. Indi hahindutse ibyatsi bibisi. Gusa rero mu buzima bwacu bigasa nkaho atari ubwacu twabigizemo uruhare 100%, ahubwo bigashoboka ko hari izindi mbaraga ziba zibiri inyuma. Ni icyumweru mateka y'isi, icyumweru mateka yanjye nawe uri kumwe na Kubwimana Vedaste. Ikaze. Ibintu bikuru ku byagiye biranga iki cyumweru mateka y'isi tuhere ku itariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 1947 ubwo igihugu cy'Ubuhinde cyabonye ubwigenge bwacyo kibohora ingoyi ya gikoloni y'ubwami bw'Ubwongereza. Ubuhinde bwahise bujya mu muryango w'ibihugu byakolonijwe n'Abongereza uzwi nka Commonwealth of Nations. Ku itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1965 itsinda ry'abaririmbyi bo mu njyana ya rock rizwi cyane nka The Beatles bacurangiye kandi baririmbira imbaga y'abafana